Twongeye kubaha ikaze inshuti bakunzi b'ibiganiro byacu aho mubikurikira ku ma TV yacu nkuko musanzwe muyazi hari Iwacu TV ndetse na Great Rex Today. Nkuko rero mubimenyereye tujya mu biganiro byacu by'ubucukumbuzi cyane cyane biba byaravuzwe mu cyumweru cyose tukabihuriza hamwe. Yego yewe ni wo mwanya rero kugira ngo tubwire amakuru yagiye atambuka tureba mu karere amakuru yatambutse muri iki cyumweru cyose kugira ngo mumenye ngo byari bimeze bite. Turaza kwibanda cyane hakurya mu burengerazuba bw'u Rwanda, turahera muri Kivu y'Amajyaruguru. Cyane cyane turibanda ku itangazo rya AFC, ubwo ni Alliance Fleuve Congo, aho yasobanuye ko igiye gukaza ingamba ndetse intambara igafata izindi ntera nyuma yaho ishotowe na FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa bayo barimo Wazalendo, FDLR ndetse n'indi mitwe irimo abacanshuro. Ubwo rero AFC n'ubundi ni ihuriro ry'imitwe irwanya ubutegetsi bwa Congo. Ihuriro rikaba ririmo n'umutwe witwaje intwaro wa M23. Agize barya nyuma y'igihe barakanguka batari ko buriya zakatanga bimeze bite. Amabuye avamo hariya ko bariyo afasha FARDC kaguramo intwaro ziturwanya kuko atariho twahera natwe tuhafata. Turaza kwibanda no ku yindi nkuru aho leta ya Perezida Tshisekedi yitabye mu rubanza rwabereye i Kinshasa, aho irebwamo za mfungwa 131 zirimo izasambanyijwe ku ngufu ndetse n'izindi zakomerekejwe. Rukaba ari urubanza rero rwabaye ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa 9 2024. Yego izo ni imfungwa rero zaturukaga muri gereza ya Makala hariya ni Kinshasa. Ngo byaguyemo abantu benshi n'ubu ngo ibibazo biracyakomeje, ngo turaza kurebayo. Nabonye Kabila bavuga ko ngo akubutse mu Bubiligi. Wabona hari icyo avanyeyo, ariko Kabila ngira ngo mu minsi yashize byavuzwe ko ari ku ruhande rwa M23 cyangwa se ifatanyije n'ihuriro Alliance Fleuve Congo. Kabila ba Tshisekedi ubwengire ngo yagiye agaragaza ko Kabila ashobora kuba ari we motera ahubwo uhereza imbaraga AFC cyangwa na M23. Yego. Ubwo rero biranashoboka kuko akubutse mu Bubiligi Kabila ajya gutanga ubutegetsi. Yavuze ko atagiye kure yabwo. Ati ndi hano hafi saa nzagaruka. Ariko reka duhere kuri no nkuru rero aho umutwe wa M23 binyuze mu itangazo ryasohoye n'ihuriro AFC. Yavuze ko igiye gufata ingamba ikongera umurego mu ntambara iri kurwanamo na FDLR, M20 nako FDLR, FARDC, Wazalendo, abacanshuro, abanyakenya, SADC bariya bose bariyo. Ati intambara noneho tugiye kwishyira ku rundi rwego. Turabona noneho bagiye kwisiga insenda. Ibyo byari bivuye he? Ibyo byari biturutse ku gitero cyabaye ku cyumweru, aho uruhande rw'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rwagabye ibitero ahantu hatandukanye mu bice bya teritwari ya Masisi, Rucuru na Rubero, bari gushotora M23. Barashotoye ibidashotorwa rero. Ubwo urumva ko M23 yafashe ingamba nayo irashaka kubotsa umuriro noneho ukomeye cyane. Twitegura umuriro mu gihe twashakaga amahoro, ariko nizere ko ntabwo twari dutegereje intambara, ariko niba aricyo cyarangiza iriya ntambara nibahaguruke bakotane turebe ko amahoro yaboneka. Twitegura umuriro kubera ko M23 ibi bitangaje. Ibona ko iri kugabwaho ibitero bya hato na hato, ugasanga nubwo birangira ariyo ibitsinze, ariko nabyo hari imbaraga nyinshi iba yakoresheje yataye uzikongera kurwanira agace n'ubundi wari ufite. Urumva ni ikibazo. Urumva M23 ni umutwe umwe uri kurwana n'abantu benshi, uri kurwana na Wazalendo, uri kurwana na FARDC, uri kurwana n'izi ngabo zaturutse muri Kenya, SADC, harimo abanyafrika y'Epfo, abanyatanzania, hariyo abantu benshi bose bagambiriye kurwanya M23. Urumva M23 rero dafashe ingamba nayo ngo irebe uko ishyiramo imbaraga nyine irwane biri seriye. Bazajya bayikubita bakayisubiza inyuma aho yari yarafashe, ikahimuka igasubira inyuma, eje ikongera ikagaruka kurwana ngo ifata ahandi. Urumva ubwo buri mutakaza imbaraga, ariko n'abantu barahagendera
cyane. Ubwo urumva nk'ibyo bitero ntabwo FARDC n'abafatanyabikorwa bayo bagarukirijeho, kuko kuwa kane bongeye kugaba ibitero ibweramana, Mutwe ndetse na Ndumba, ariko biza kurangira Ndumba yigaruriwe n'ingabo za M23 irabereka ati sha nubwo mukomeje kutugabaho ibitero bya hato na hato, ariko natwe tuzajya tubereka ubudasa. Urumva n'ubundi gitangaje nuko barataka iyo FARDC n'abafatanyabikorwa bayo, bakataka M23 bikarangira ari bibatsinze. Se kuki nta namwe bajya bafata bo bahora batsindwa buri gihe? Buriya iyo subiye inyuma mu bintu by'amateka ya Kongo, usanga icyo bazi no kwirwanaho biraho, ni basic training mu bazi bya gisirikare, ni kosi yo kurashisha imbunda gusa, ariko tactique yo guhashya umwanzi, tactique yo kwiga imikorere y'umwanzi uhanganye nawe, reka M23 binyuze mu ihuriro ryabo Alliance Fleuve Congo bafite ikintu cyubakitse, intelligence yabo, ubutasi, babajya kugaba igitera ahantu bahakoreye ubutasi, baza amakuru yaho ubwo butasi na FARDC gakwiye kubifite kuko ni igihugu se ni igihugu ndabyemera, habaho n'inzego zihari, habamo na intelligence, ariko intelligence zirarutamo. Inzego nazo nabo bafite service de renseignement yagakwiye kubikora neza. Twabonye ejo bundi bari muri Zimbabwe ngo bari bazi ko Kabila ari hari, ajya gusakasaka baracekinga basagarika nta Kabila uhari. Ubutasi bukora bute ku buryo abakongomani bafite ikibazo cyo guhuzagurika. Ikindi kibazo gihari gikomeye, mu Kinyarwanda turavuga ngo abahigi benshi bayoga imbwa, kuba hari wazarendo bakeneye kurya, FARDC ikenewe imyenda yo guhindura, ubona ibikweto bambaye za mayimayi za kizose, zira zose zikeneye kurya, kugira ngo uzahuze abo bantu bahuza amakuru yizere, kandi bari kurwana nk'ihuriro rimwe, hari ikibazo. Biba ari ikibazo kuko cyakora kurwanira mu gikundi muri ya morali imwe itateguye, songa mbere ukagwa ku muntu wakwiteguye, aragukubita ikompo rimwe tware 600. Urumva rero ni ibibazo, irantambara iragoranye, biranagoye nubwo hajyayo n'undi mutwe, biragoye ko rega utsinda, nibyo njya nkubwira, biragoye ko utsinda umuntu ufite impamvu nzima arwanira, afite ideology arwanira, wowe uraho uri kurwana juste byo kuko bakohereje kurwana. Twabonye abasirikare b'u Burundi ngire ngo harabona bonye mu minsi ishize bakatiye ibihano, igifungo cy'imyaka itari mikeya kuko banze kurwana. Yego, kubera iki nibura umuntu w'umugabo bakakohereza kurwana n'umuntu n'umunyekongo, ari kurwanira kwitwa umunyekongo ngo abone uburenganzira bwe nk'umunyekongo, nawe uvuye mu Burundi ugiye kumurwanya. Subwo uwo muntu ahubwo abarundi iyo ntambara ifite impamvu nzima. Abarundi nibo abantu bari gupfa cyane umusubirizo igigomando cyabo. Muri abo bantu bateye M23, haba kuwa kabiri no ku cyumweru harimo abarundi, ariko abarundi bashiriye ku rugamba. Abarundi ariko nahoze mbona amakuru, nshuti bavandimwe b'abarundi mudukurikiye, mwashyizeho ikintu cyo guhangana n'ibi byemezo bya Ndayishimiye ari kubata mu mutego. Ko buriya muri Afrika sirikare agomba kuba ndiyo bwana, bavuga bati ndavuga abasirikare bo bashobora no kwigomora bakiyomeka kuri M23, yabakira nta kuzasubira mu Burundi, ariko M23 kandi umuryango wawe usize mu Burundi. M23 hano ntabwo izahava kuri no shuro, hari ahantu izahafata, ariko se uzi uri umusirikare w'u Burundi bakohereje ku rugamba, ugezeyo ugiye kwiyunga n'umwanzi, ubwo wasize umugore n'abana hariya, cyangwa abanyakuna baso wasize mu Burundi hariya, bazabamesa wa mugani w'imbonera kure, bazobamesa ntabwo bazaba. None se reka ngo niba kubura bazafata umuryango aho kugira ngo upfa kakanya upfira ubusa, cyane ko abari ku rugamba, amakuru twe dukurikirana cyane kuko tujya tugana n'abari ku rugamba,
atari nk'aba bandi bajya babeshya. Amakuru dukurikirana nuko iyo baguye muri ambushi ya M23 baba babwira ati nyabona ntacyo dupfa. Urumva ni ya matakura. Twebwe turabagenzi gamugabo. Twebwe baratwoheje nyabona mudufashe mutwakire. M23 ikagira impuhwe bakabacumbikira bakabona bagaburira kugeza amaginga ya hari abarundi babiri mu maboko ya M23 igaburira iyi myambaro iyi amasabune kandi abiteguye no kujya gufasha M23 barakora barakora ariko nahoze mbona amakuru ko abantu leta y'u Burundi yohereje ngo abasirikare babasaza barukukuri abandi ahubwo ngo bohereze nyine babana bafite amaraso nyine bagiye ku rugamba kurwanira igihugu bohereje babasaza bamwe badashoboye bagera hari rero bahura n'umwana w'umunyekongo hariya wiririye amateke n'isamaki barandaye ngo M23 isasu n'igikorwa nta bintu byo gutakaza kandi ibikoresho bamaze kugira biri hafi kuba kimwe cya kabiri cy'ibyo FARDC ifite igihugu kandi nta kintu babishoyemo ibikoresho bagenda simbyita gusahura kuko murabibaha murabatera muratsindwa mukiruka bakabisigara mukabita kibuno mpamaguru bayabangira igata M23 ikavuga ati mwakoze kudusura. Uribuka bafata ikigo cya Rumangabo ibikoresho bafatiyemo bafashe ikigo kirimo ibikoresho byinshi arabudegere muri bwa budege bajyaga babwita ngo ni kwa kane hari haje drone ebyiri barabumanuye baba bafite amatopito bahagaze ahirengeye bagahita babukubita bakabutura hasi. Ubwo rero niyo mpamvu ubona ko ngitakirwanisha n'indege. Hari abacanshuro imibare nuko iri guhuzagurika. Hari abavuga 4 handi bakavuga 7 ba Romania komisiyo ishinzwe gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abasirikare yatasohoye itangazo ivuga ko hari abantu bayo baburiwe irengero M23 ifite abacanshuro. Noneho urumva urwo rwego abazungu baturutse muri Romania M23 urumva urwego igezeho rwo gufata amatekwa abacanshuro ni cyane irabafata ngire ngo ntuza ntabwo iraje noneho ibashyiremo ideologie politique ya AFC barangize barwanirire bajya ku ruhande rwabo icyo bita tactique militaire n'amayeri y'urugamba tumwanzi noneho nawe ukubitwe n'abazungu bara mbere yuko babinjiza mu gisirikare cyabo abo banyarumeni ubwo babaraje muri Kongo batema n'abacanshuro ni yase gisirikare cyabo nicyo kuza gutanga umusada muri Kongo bya bindi twabonye ariko n'abarusiya ntabwo tukibumba hariya ba Wagner Group yajyanye ndagerayo bagiye wabo gutabara wabo nabo bari hahiye ntabwo bajya kuzimya urw'umuturanyi rwawe rwananiranye Wagner buriya umutwe mukuru wayo nimba yarahiriye muri iyo ndege kandi buri Uburusiya twari dufite imikoranire itari mibi haba muri Afurika hishora imari n'ibikorwa remezo igenda yubaka ahantu hatandukanye no mu bubanyi n'amahanga ariko nyiri Wagner we ni urumva umuntu wikorera ku giti cye na politike ntabwo yayijyamo muze Prigozhin urabizi ko yaguye mu mpanuka y'indege ari yari amaze kurengwa baratubyita yari amaze kubyimba atangiye kujya avuguruza shebuja Putin iyo urenzwe rero impanuka ihita guhitana ubundi hari ikintu kiba mu impanuka ihita kwirenza utari bumvikana na shobuja hari ikintu kiba mu mitekerereze y'umuntu ugeraho ukabura ubwenge ukibagirwa n'uwatumye uburiwe kera kintu banza ari kibi urumva ubaye nyamwanga iyo byavuye iyo wanze waguhaye uba wibagiwe iyo waturutse ni nka bwa burwayi bujya butera imbeba ikava mu mwobo ikajya gushaka ipusi kurambagiza ipusi bukayiturumbura mu mwobo yari irimo ukajya gushaka ipusi ngo buyimye iyi nakubengutse ngwino tugire urumva rero icyo gihe uba wibagiwe aho wavuye iyo wibagiwe aho wavuye rero naho ugana biragira urumva rero nari ndimo nkubwira uyu mugabo Kabila
birahwihwiswa ko ashobora kuba ari mu Bubiligi nyuma yo kumushakira muri za Zimbabwe bakamubura niba yarihishe muri bya bigori twabahaye simbizi biravuga rero ko ari mu Bubiligi yagiye kuganira n'abategetsi b'Ububiligi rero ko Ububiligi ari navuga ko ni nka pare wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Urumva niba avuye mu Bubiligi niba ari pare byumvikane ko bwari bushyigikiye bushobora kuba nta mbaraga bukibona muri Monsieur Faci Beto ukabona nta mbaraga gifite rero bugahitamo gukorana na Kabila. Yego Kabila baraya ntacyo yari yishe nta n'icyo yari akijije ariko nawe ari mu bantu bemeye ko ihuriro rya M23 Mouvement du 23 Mars ko ribaho anaryemerera ibyo rigomba guhabwa ntiyabikora. Ari mu bantu n'ubundi bakije umuriro nubwo n'ubundi ku butegetsi bwe nta kizima nta kirenze nawe yakoze kimwe na mugenzi we kiri ngo bose politike ni zimwe no kuza kwitamirira mara kwisahurira igihe manda yawe yarangira ukigendera kagenda. Rero Kabila ashobora kuba atekereza ko iturufu yakoreshejwe na se yayikoresha kuri ino nshuro ikamuhira. Isese yakoze iki buriya ise twabigarutse mu biganiro byatambutse iturufu yatumye agera ku butegetsi n'ubundi yarafashijwe mu buryo nk'ubu winjiriye ku nyeshyamba. Urabizi ko nyuma y'aho u Rwanda ruvuye muri jenoside interahamwe zakomezaga ziza kwataka u Rwanda 96 habaye intambara yo kubohora Kongo yo kubohora Zaire. Iyo niyo yagiye gukuraho Mobutu Sese Seko hajyaho Laurent Désiré Kabila aho Kabila mukuru ari we se wa Kabila Joseph bamukuye mu ishyamba aho yicurizaga amakara ariko ubwo bijya kuba yabavanye mu makara bamuzanye mu makaramu nabyo biranga ubwo bahujije impande zitavugaga rumwe na Mobutu ariko zifitemo utubaraga barebamo kanyakanya muri cya gihugu cy'impumyi. Kabila babona bamo umukandida mwiza bafata n'undi wari uri ku rundi ruhande bati tujye imbere. Kabila bamushyize ku butegetsi agezeho wa mwerengwe twahoze tuvuga umwijuto umwe w'ikinonko utamenya ko imvura izagwa yishisha abanyarwanda abayirukanye Kabarebe wari yari umuhuzabikorwa w'urugamba. Turi mu rugamba muri iyo ntambara yo kubohoza Zaire niwe wari umuhuzabikorwa w'urugamba. Arangije igihugu gifashwe abo mugaba mukuru w'ingabo za Kabila za Kongo. Kabila rero kwa kwicara muri ya ntebe kwa kuryoherwa amaze guhaga amasamaki abanyarwanda bazahoraho abanyarwanda mbasubize iwabo basubize inyuma. Nibwo yirukanye Kabarebe muri Kanama ubwo ni mu kwezi kwa munani mu 1998 abaramwirukanye kwezi kwa munani nyuma y'ibyumweru bibiri. Abanyarwanda bose bamufashije nabo barahandirizwa nabo bagishisha utabona basubiye bagaruka mu gihugu. Ibyo rero kuva aho icyo gihe nta imitwe yahise ivuka n'ubundi havutse indi mitwe kindi harimo abanyarwanda abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bari baramufashije nabo yahise abikangara birukana. Hahise hatangira izindi ntambara niho haje no gutangira intambara ya operasiyo ya Kitona ko yarangiye nabyo twarabivuze ntabwo tubigarukaho. Ariko urumva ko Kabila kuri ino nshuro ntabwo yakoresha iyo turufu yo gukoresha AFC 23 ngo yongere imugeze ku butegetsi kuko bashobora gukika ko yakongera nawe akaremba. Urumva nyine nibyo bavuga ngo kabiri mu rugo rw'umugabo kabara agasuzuguro. Naza ahubwe yarababeshye ubushize ibyo basezeranije ntiyabibaha. Nibaza ubu ngubu baramutse bakoranye yabasezeranye ibiki noneho bamwizera bingana iki ukurikije ukuntu yabatengushye
ko Kabila nawe nyine ukuntu nubwo politike bisaba no kubiryarya rimwe na rimwe ni uburyarya n'umukino w'uburyarya bimwe ukabyemera mu kanya wagera ku ruhande ukabyanga. n'igihe muri politike hari n'igihe umuntu ashobora kukwemerera akakugeza no kuri ubwo butegetsi ushaka akakwima ububasha mu ngabo. Ubundi urabona n'ubundi Monsieur Faci Beto Tshisekedi ajya kujyaho yagiyeho n'ubundi asa n'uwifashijwe na Kabila. Yego abantu barabizi aramwigaranzura amaze kumushyiraho twese twari tuzi ko azamutegekeramo tuzi ko Kabila agiye kujya akoresha uriya mugabo nagiye kuvuga ngo intuza ariko reka mbyihorere Monsieur Faci Beto twari tuzi ko agiye kumuyoboreramo Kabila arajya amukoreramo haciye kabiri baba barashwanye. Kabila rero agera gutya aranyonyomba aca ku mupaka yambaye ikigofero banza yari yambaye nk'umupira w'ingofero n'amataratara abanyonyombye arigendeye. Aho ntibamenye yavire muri Kongo bameze anarashize babanje kugira ngo yagiye kwiga South Africa ariko nawe agacishamo agatangaza ko yibereye mu masomo ye bakamuvuga muri Tanzania bakamuvuga he ariko urumva uko byagenda kose ari muri diplomasi arimo aracengera ashaka uburyo nawe yagaruka kuko twabonye umugore we yagiye atangaza ko igihugu gikeneye bamwitane bari Papa Kongo sinibuka ukuntu babivuga avuga ati igihugu gikeneye umugabo wanjye niwe ushaka kuza kongera agasubiza ibintu ku buryo asubiza ibintu mu buryo igihugu ariho M23 2013 yariho nta nicyo yimariye nta nicyo yamariye bari abaturage bo mu burasirazuba bwa Kongo. Ni nayo turufu Monsieur Faci Beto yaje yitwaje avuga ko agiye kuzana amahoro muri kariya gace k'uburasirazuba bwa Kongo banagashyira muri etat de siège ngire ngo kugeza ubu ngubu haracyayoboye abasirikare ariko still nta mahoro yabonetse yariye ibibazo biracyahari byinshi ahubwo byabaye bikuru two byari bimeze. Nta mahoro uko mbibona mu mbone zanjye nkuko mbikurikirana umunsi ku munsi nuko ngenda ngana n'abantu batandukanye. Amahoro azaboneka muri kariya gace ariko kafashwe na M23 ati gute M23 na systeme politique yayo ni ku gisirikare cyayo cyubatse nta wundi mutwe uzahirahira ukinira ku butaka bwayo. Oya ntekereza ko nayita kuri iryo kosa kuri inshuro ntabwo ubutaka yafashe ntekereza ko izabure kure niyo mpamvu rero igishoboka n'ubundi ni barricadisation kariya gace yafashe bazayikarikire nkuko twabonye Sudani icikamo kabiri nubwo wenda nubu hakiriyo yegeregere hakiri intambara ariko byibura ntabwo ibintu bimeze nkuko byari bimeze mbere. Kariya gace rero bakabarekeye byibura bakakayobora abikinshasa bakigumira iyo ngiyo na za Katanga zabo amahoro yaboneka kuko M23 twabonye aho yagiye ifata irahafata abaturage bakagumana umutekano wabo bagacuruza bagahinga nta kibazo bakorora mu gihe yo hafashwe na FARDC n'abafatanya bikorwa bayo intambara zirarota bakabasahura bagafata ku ngufu bakica bakagira bati twagiye tubibona ibyo wazarendo yirirwa ikorana hari igoma mu gihe M23 ahifashe hasigara hatekanye bagahita bashyiraho n'ubuyobozi busanzwe rwose tukabona ba mudugudu ba gitifu bande abapolisi bacinyira umutekano w'abaturage. Ikigomba gukorwa mbona wenda ibice biracyari na bikeya mwongere gena nabibashishikariza ati nta munyamakuru boga hari icyo bita editorial bana editorial meeting umunyamakuru afite uburenganzira bwo kugira umurongo n'uruhanda bogamiraho mu gihe cyane ko abona ko ntacyo byishe nta nicyo byangije muri societe. Hanyuma rero amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari by'umwihariko muri M23 aho hanganye ku rugamba na FARDC n'abambari bayo twe icyo twifuza nuko M23 yakwagura ahubwo ibici gafata intara yose ya Kivu y'Amajyaruguru hanyuma hagakorwa referendum kugira ngo ibintu bigende neza. Ntekereza ko igisubizo kirimo kirashakwa kuko kugeza n'uyu munsi i Rwanda muri Angola minisitiri w'ububanyi n'amahanga Duhungirehe ariyo ndetse n'uwa Kongo barimo baragana n'ubundi ku buryo bwo kureba uko bakemura kiriya kibazo amahoro akongera akagaruka mu burasirazuba bwa Kongo. Twirukanse cyane rero reka dusoreze kuri no nkuru ntabwo tuyitindaho cyane aho leta ya Tshisekedi yitabye mu rubanza rwabereye
i Kinshasa rwazamfungwa 131 aho rwabaye ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa 9 2024 nubwo ni kuri uyu wa kane rukabera imakara i Kinshasa hariya. hanyuma kapiteni Gaye Kwashi niwe uhagarariye urukiko rwa gisirikare rwaburanishirijwemo icyo kibazo yavuze ko abagizweho ingaruka bagomba kwitabwaho mu buryo bwihariye bakagenerwa n'amafaranga abavura. Ikindi kandi yongeraho ko bagomba kuvurirwa muri kigo cya gisirikare. Byose bimaze icyo abapfuye bo bazabigenza bate? Abapfuye bazihangana niko ibyo muri Kongo bimera. Bazihangana. Ubwo imiryango yabuze abayo yihanagure nta kundi. Yihanagure. Hanyuma rero ibyacu byo bihora biryoshye ariko icyo tubararikira ni ugukanda like, share ndetse na subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bitaha. Mwakoze mwari kumwe nanjye Nkundiye Eric Bertrand. Mwari kumwe kandi na Jean Damascene Nsengiyumva. Hanyuma Isango ni kuri Iwacu Press na Great Rex Today. Amakuru muri yasangaho menshi cyane rwose.